Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Nuda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza kandi amahoro y'Imana ari muri mwebwe aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abandi bari mu bihugu bitandukanye byaba byo muri Afrika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Aziya, yemwe no ku mugabane w'Amerika y'epfo n'iya ruguru no ku mugabane wa Oceania yewe. Ndizera ko rero mumeze neza kandi ibiganiro tubategurira byose bikomeje kubaryohera mukinjoyinga, yaba aya makuru y'imikino mu makipe anyuranye mukunda, aya Rayon Sport, aya Mavubi, aya APR Football Club, aya Kiyovu n'andi makipe menshi mukura, Victory Sport, Etincelle, yewe no ku mugabane w'Uburayi tugerayo. Ubwo rero ndizera ko mumeze neza aho muri rero muri ibyo bice bitandukanye. Ngewe nibereye hano Igikondo, ahantu haryoshye cyane rwose kuri Blue Unity Motel. Hari serivisi nziza cyane, hari akayaga keza cyane. Ni hano Igikondo, urahagera rwose, amacumbi arahari. Niba uvuye ku mugabane w'Uburayi uvuga uti ngewe se ndaruhukira hehe hatuje hameze neza, ni hano muri Blue Unity Motel. Bijyanye n'ayo macumbi ahari nakubwiraga, amapartoma arahari. Barakubwira bati ibyo byumba kuri make ataha niko dukunda kubyita, uraza ukahacumbika rwose kandi umutekano wuzuye. Hari nako kandi mu kabari ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye nabyo birimo ku biciro byiza. Bakakubwira bati amajaride y'ubukwe, abashaka kuhakorera ubukwe harahari, aho wakorera ubukwe rwose hisanzuye. Harahari ibindi birori bitandukanye bya anniversaire, ndetse yewe n'ibindi birori, hari ibyo bita gutera ivi, hari ibindi birori bya bride shower ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Ibyo byose wabihakorera, bakanakubwira bati hari ahantu hejuru wicara n'uwawe mukaganirira. Nanjye nigiriye kwicarira, navuye ahandi ha rusange njya kwicarira ahantu kugira ngo tubakorere nyine aka kavideo tubabwire uko bimeze. Nakubwira ko ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutoza uherutse gutwara igikombe muri Rayon Sport, akaba ari Rwaka, akaba amaze gutwara igikombe shampiyona y'abagore y'umwaka wa 2024 2025, amaze kuyegukana. Mu gihe abagabo bakishakisha, we akazi ke arakarangije. Rwaka rero ndakwakiriye kuri Nuda Sport Channel. Bimeze bite? Bimeze neza, murakoze cyane Leonidas. Kuri iyi Blue Unity Motel rero habona uti? Ndahabona neza, ni ahantu heza, wicara ureba mu mujyi rwose, umujyi wose uri inyuma yanjye ndi kuwureba neza. Ni ahantu hari akayaga, hasa neza, hameze neza, umuntu wese yakwishimira kuza kuharuhukira no kuhafata akantu, yaba ako kunywa cyangwa ako kurya. Njyewe ako kunywa nakacakiye, wenda wowe uracyari mu gusesengura wa mugani n'ibitekerezo bitaza kubagirana wanyweye waryohewe, ariko se ko kotsa ubwo baragukabukira gakira. Numvise bambwira ngo hari inkoko, hari samake, hari urukwavu, ati hari mucicito, hari ururimi, hari igitabazi, hari inkoko irimo umuceri, hari ihene irimo umuceri, hari za brochette z'ubwoko butandukanye, cyangwa byose urabicakira? Mu kanya buriya byose nabonye kuri menu hari byinshi byiza. Mu kanya buriya turaza kurebaho mu gikoni cyo umuntu yafata tumaze kuganira. Hari umunywanyi wanjye bambwiye ati bati se baramubwira ati nyamara hari igiti, ati igiti ko numva ngishaka, batari kwa hina zingati zingano nayo ndayishaka, bati se ko hari n'ururima ati ko narwo muruzanye, bati se akabenzi ati papa bati muganga arakanyandikiye, bati bamagaza baravese umuntu turabimuha byose mwuka byaramwe. Ariko ubwo nyine nawe numva hari ukuntu uvuga uti kariya karahumuye na kariya karahumuye na kariya karahumuye. Hanyuma rero nkuko nabivugaga, ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya Rayon Sport y'abagore yatwaye igikombe muri shampiyona ya 2024-2025. Wabyakiriye ute nk'umutoza? Ni irihe banga wakoresheje muri rusange? Tubwire kuva sezo itangiye kugeza sezo irangiye, cyane cyane ko hari hajemo ikipe abantu bavuga bati nyamara APR y'abagore nayiraje. Tubwire muri rusange uko watangiye sezo nuko irangije nuko mutwaye igikombe. Murakoze cyane. Navuga yuko yari sezo ndende, twagiye duhura n'ibyinshi, match zari zikomeye. Navuga bitandukanye n'umwaka ushize. Uyu mwaka wabonye ko equipe noneho zari yubatse, yari amakipe agera nko kuri 4 twari duhanganiye igikombe. Urugendo rwari rwiza cyane, mfatanyije na staff yanjye, abakinyi, ubuyobozi, abafana bose batubaye hafi cyane kuva kuri match ya mbere kugeza match ejo dutwaye igikombe. Navuga yuko ni ibyishimo kuri twebwe, ikipe kuba imaze imyaka 3 ivutse
igahita itwara shampiyona ibikombe bibiri byikurikirana aribyo biduhesha itike yo kuzasohokera igihugu numva ni ibyishimo cyane turashima n'Imana cyane. Ni shampiyona mwatangiye na Rayon Sport bari gushyiramo imbaraga bavuga bati uko dushaka ko Rayon Sport y'abagore imaze gutwara igikombe ndavuga icy'umwaka ushize turashaka n'iy'abagabo ko nayo bigendana nayo igatwara igikombe. Abantu bari bafite impungenge bati rero imbaraga zishobora kujya mu ikipe y'abagabo abagore bakibagirana. Izo mpungenge wowe ntazo wari ufite, wabanye gute n'ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport mu kuri gushaka iki gikombe cya shampiyona dore ko bwari busimbuye nyine bwari bucyoye igihe? Navuga yuko byoko byabaje kuvugwa cyane bivuga yuko ikipe ya Rayon Sport koko y'abagabo yari maze igihe kinini idatwaye igikombe cya shampiyona hafi imyaka 5 ariho ubona bari bashyize ingufu cyane ariko kuri twebwe ntabwo ariko byagenze. Navuga yuko ubuyobozi bushyashya nabwo bwatubaye hafi cyane kuko twagiranye ibiganiro ari Perezida Tadeo na Perezida Muvunyi batubwira yuko baje gushyigikira ibyo twagezeho tugume twitware neza, batubaye hafi cyane n'ubu ngubu support barayiduha. Gwaka nta kantu kako bakari kakurimo uvuga uti ko APR yazengereje Rayon Sport mu bagabo biba ari hasi hejuru mugani w'ababandi ntabwo bavuga guti APR ije mu cyiciro cya mbere mu bagore ndahikizwa n'iki nkuko APR yo mu bagabo nayo izengereza Rayon Sport yo mu bagabo ako kantu ntabwo kari karimo. Ibyo uvuga ni ukuri koko byonyine izina APR izina na Rayon Sport iba ari derby na makipe urahanganye yaba kuvuga wenda nubwo yari ivuye mu cyiciro cya kabiri je ariko kumva amazina ya APR FC na Rayon Sport zigiye gukina byonyine uburemere bw'umukino buhita buhinduka. Rero naho byabaye nk'ibiduha challenge, navuga yuko nyine kajemo ariko tugerageza kubyitwaramo neza. Muhura ku mukino ko ndumva wo kwishyura mutarakina numvise ngo hari ukuntu babihiritse babujyana niba ngo ari nyuma ariko umukino ubanza mwarakinnye. Ni umukino mwakinnye wawuteguye utekereza n'uwo w'abagabo nyine twavugaga derby, tubwire experience yo ku mukino mwakinnye APR ije mu cyiciro cya mbere bwa mbere uvuga uti iby'abagabo birahatana n'iby'abagore bigomba guhatana bimeze biti? Tujya guhura koko twahuye hafi mu mezi abiri ashize na APR y'abari n'abategarugori. Match ari komeye, ni match twiteguye cyane ariko ni na match nanone yanatugoye cyane uko twayitekerezaga siko twabibonye. Twumvaga nyine ari equipe nshyashya bitewe no kuri classement bo bari hasi ntabwo bari hafi batwegereye cyane. Rero ni match yatugoye cyane, twabonye igitego hafi mu minota ijya kurangira twabasha kubatsinda igitego 1-0 gusa. Urumva ko match yari uburemere, ni ukuvuga rya zina APR ryonyine na Rayon Sport bifite ukuntu bihindura yaba mu bakinnyi yaba mu bafana na staff byose muri rusange. Hanyuma noneho muri rusange uretse APR tuvuga hari amakipe nayo yari yaje y'indahangarwa n'ubundi mwari muri kumwe. AS Kigali nayo yagucarenjingaga umwaka ushize ndetse ni wari wabanje nyine nk'ikipe yo yari imaze kugira experience. Uyu mwaka ugereranyije n'uwo twayimo icy'ubushize byo urabigereranya ute? Navuga yuko uyu mwaka by'umwihariko niwo mwaka usa nkaho waduhaye challenge ho gatoya, nk'uko bivuze koko indahangarwa zabaye nk'izidushyiraho pressure cyane kuko ubushize urebye yari twe na twarinze dutwara shampiyona umwaka ushize ari turi kumwe na AS Kigali arizo duhanganiye ku manota paka ko hasigaye imikino ibiri nibwo twagitwaye. Ariko uyu mwaka urumva harimo AS Kigali, harimo indahangarwa, harimo na Kamonyi zisa nkaho zatwegereye cyane by'umwihariko. Ariko indahangarwa nazo ni ikipe yo gushimira cyane, bigaragara yuko bafite bongera amaraso muri staff n'abakinnyi babo. Ni ekipe urebye navuga yuko yaduhaye akazi cyane, ituma natwe tuguma kutirara no gushyiramo ingufu paka ku munota wa nyuma dutwaye igikombe. Waka akabazo k'amatsiko kubana n'abagore ariko kubana n'abagore imyaka 2 ukasoza izo sezo zose nta rwaserera nta kantu k'udutiku tubayeho, uri umugabo hari abantu bashobora kuvuga ati ibintu bimanaginga gute? Wowe experience umaze kugira mu bagore, abantu bashobora kuvuga ati gutoza mu bagore wenda uri umugabo bishobora kuba byagorana. Experience umaze kugira muri iyi mikino wayira contact wayibwira abantu ute kubana n'abo bantu muri ibyo gihe imyaka 2 bimeze bite? Navuga yuko byo ni challenge by'umwihariko naje gutoza abari ikipe ya Rayon Sport y'abakobwa mvuye mu ikipe y'abagabo. Rero byari bishyashya cyane kuri ngiye, bwari bwo bwa mbere ngiye gutoza abakobwa. Byasabye byafashe igihe kugira ngo banze ubige kwanza nyine kubana nabo
kugerageza nyine kugira ubashyire muri mood imwe. Navuga yuko ntabwo ari akazi koroshye, ni akazi gakomeye cyane, ubwo bisaba nyine kumenya uko utwara umukobwa n'uko utwara umuhungu, bisa nkaho bitandukaniyeho gatoya, ariko urebye muri rusange mu cyerekeye football ni imwe, buriya ni imwe, ahubwo bisaba preparation wenda bigatandukanira ku mibiri yabo, imibiri uko umubiri w'umukobwa cyangwa w'umuhungu reponda ntabwo biba ari kimwe, ariko kugeza ubu ngubu navuga ko maze kumenyera ni ukuba porofesiyoneri, ukagerageza kwidokimanta, ukanyine ukamenyera, ukiga ko buri gihe ni ukwiga, hanyuma ukabasha kubana nabo neza muri rusange. Naringiye kukubaza ikibazo mu buryo bukomeye bushobora kugusetsa, nanjye kuvuga nti urumva ugifite inyota yo gukomeza kuba mu bagore, ariko ni ugutoza abagore da? Urumva ugifite inyota yo gukomeza gutoza abagore mu myaka iri imbere, cyangwa urumva wakwisubirira mu bagabo? Reka mbyite gutyo. Icyo navuga twenge ni akazi, ndi umutoza ni akazi, kugeza ubu ngubu mfite kontra iri kugana ku musozo. Rero aho nyine ubuzima bukwerekeje cyangwa aho ubonye akazi ko gutoza football, nibaza yuko niho ngomba kujya, kuko ariko kazi ari wo mwuga wanjye. Hanyuma Rwaka, ubwo sezo nyine mu bagore nubwo hakiri imikino ibiri nk'uko twabivuze irasa nigana ku musozo, mu minsi ishize hari amakuru yavuze ko bijyanye no Rayon Sport yatandukanye n'umutoza wungirije mu bagabo, bavuga bati Rwaka amaze gutwara igikombe mu bagore, ntazajye no mu bagabo afatanye na Robertinho, turebe ko ibikombe bya ubwiza bwajya mu bundi nabo bagatwara icy'abagabo. Ibi bintu bimeze bite? Harabikubwiye, uracyabitegereje, bimeze bite? Icyo navuga ni uko kugeza ubu ngubu wenda nta byinshi nabivugaho, kuko nanjye mbyumva nk'uko abandi babivuga, ariko nagiye bambwira ko hari igitekerezo cyaje kivuye mu buyobozi, ariko kugeza ubu ngubu ndacyategereje, urebye nta message iri officiel ndavugana n'ubuyobozi kuri icyo kintu. Are you ready for the challenge? Uriteguye kuba mva muri abo nyine mu gutoza abagore utwara igikombe ukajya gucaringinga no mu bagabo mukagitwara, cyangwa mugatwara n'ibikombe, dore ko ari bibiri bisigaye? Nk'uko nabikubwiye, ngiye ni akazi akari ko kose mba ndi tayari, ngomba kwitegura, yaba ari challenge nziza nabyo ntacyo byaba bitwaye, icyakunda cyose ndumva nta kwitegura gukora akazi neza. Wakoranye na Francis, ukorana na Julien Mete niba ndibuka neza, nubwo niba hari n'uwamubanjirije nawe urabumfashe, Robertinho nawe mwakorana, hari uburyo mujya muhura, bimeze bite wenda connection iri hagati yo kutoza abagore n'aba bagabo bahari, ndavuga staff yabo? Connection navuga yuko ihari, ariko mu buyobozi, ariko by'umwihariko equipe ni imwe, institution ni imwe, Rayon Sport ari y'abari n'abategarugori n'iy'abagabo, by'umwihariko duhurira ku kibuga kimwe, dufite umuterankunga umwe muri byose, navuga connection ni nziza hagati yacu twese. Rwaka, iki gikombe uragitura nde? Wenda icya mbere sinari mpari ngo nkubaze, cyangwa ntitwakoranye ikiganiro, icy'uyu mwaka uragitura nde? Igikombe nyine nk'uko twatangiye tubivuga, watwaye abantu bamwe bari bavuze bati imbaraga zigiye kwigira mu bagabo. Iki gikombe nagitura by'umwihariko komite nshyashya Rayon Sport, ari urwego rukuru rwa Perezida Muvunyi n'urwego rwa Perezida Tadeyo, nabo bafatanyije rwose kuyobora umuryango mugari wa Rayon Sport w'abafana. Kubera navuga yuko ni karibu tubahaye, tuberetse ko ikipe y'abakobwa nayo irahari, irashoboye, kandi tubashimira uburyo batubaye hafi kugira ngo tugeze uyu munsi tubashe kwegukana igikombe cya shampiyona. Urabasaba iki rero kihariye mu rwego rwo gukomeza guteza imbere Rayon Sport abo bagore ndetse n'abagabo muri rusange, experience umaze kugira muri Rayon Sport, kuko imyaka 3 mazemo, nubwo tuvuga ko umaze imyaka 2 mu bagore, ariko no mu bagabo wari umazemo undi mwaka, imyaka 3 ni myinshi muri Rayon Sport, navuga ko yize. Icyo nabasaba nuko ikipe bayibe hafi, ikipe y'abari n'abategarugori irashoboye, bafite abana b'abakobwa beza bazi gukina umupira cyane. Navuga yuko bagiye kujya mu mukino wa Champions League, niyo ikipe izahagararira u Rwanda Rayon Sport muri Champions League mu bari n'abategarugori. Rero bagerageze bayibe hafi, bitegure, bayifashe gutegura ku buryo izasohoka. Umwaka ushize ntabwo byagenze neza, nubwo twasohotse ntitwabasha kurenga amatsinda twari turimo, ariko uyu mwaka noneho ekipe yararungurutse, bwari ubwa mbere isohotse. Ubu ngubu bayibe hafi, bazagerageze barebe uburyo muri Champions League bazitwara neza, by'umwihariko na shampiyona y'umwaka utaha n'ibikombe byose bakabyegukana. Ubwo rero tugana ku musozo, Rwaka, ni ubuhe butumwa uha abakunzi noneho ba Rayon Sport muri rusange, uruvange rw'iy'abagabo n'iy'abagore, abakunzi muri rusange ba Rayon Sport? Kuko barakubwira ati hari abari bagura ati niyo havuka igisoro ubwo tuba turi kumwe nayo, iyo pore
abakunzi ba Rayon Sport muri rusange by'icyitwa Rayon Sport? Abakozi ba Rayon Sport na mbere no kubashimira, ariko ubutumwa nabaha nuko bashyigikira nkuko badushyigikiye, nuko bashyigikiye ikipe y'abagabo, bagume bayibe hafi cyane muri urugendo barimo rwa shampiyona, kugira iyo shampiyona y'umwaka mu mikino isigaye nibeshya ari 9 yose shampiyona, bagume bababe hafi cyane, ikipe izitware neza yegukana igikombe cya shampiyona. Yes, ubwo rero ndumva nkuvugishije cyane, nkuvugishije menshi, nasoreza aha ngaha, hasigaye tukabwira abo muri Blue Unity Motel bazane igitabazo urebe, bazane ururimi urukubite, bazane umushishito ushitagure, bazane urukwavu urumeho, bazane igiti utikureho, bazane inkoko irimo umuceri urebeho, n'ibyo kunywa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye, ariko byose niba wabivangira icyarimwe, niba na ngombwa unarare, kuko batubwiye ko ibyumba ndetse n'amaparitoma byose bihari muri Blue Unity Motel. Yego, murakoze cyane, nabonye yuko ari ahantu heza cyane rwose, reka tuze tuhatembere hose, ubwo ari icyo kunywa ari icyo kurya mu gikoni, turebe ukuntu tumanuza agatsitsimuzo. Urakoze cyane, ubwo tunashimire n'abantu mwese bamudukurikiye, ariko tukabakangura tuti abareyo, by'umwihariko abareyo nimuze muri Blue Unity Motel, muhanywere, muharyame, muhasindire, muhariri bitabazi, muhariri imishishito, muhakorera ubukwe. Umureyo ugiye kurongorwa abwira umugabo ati ntarongorewe muri Blue Unity Motel ntibinoga, umugabo ugiye kurongora ati ntakurongoreye muri Blue Unity Motel ntibinoga, hanyuma mukomeze muryoherwe. Ubwo rero ni hano munsi yo kwa Rujugiro, ku gahanda cyangwa se ku kapa ka 583, harimo akantu k'agakaburimbo nta cyondo kizigera kikugeraho, urakomeza rwose ukazamuka, akabari kariranga cyangwa se iyo motel iriranga Blue Unity Motel. Hari parikingi uparikamo, hari umutuzo wuzuye umutekano, hari amatara, nta kibazo uzagira, ni hanini, harisanzuye, aho uzashaka kujya niho bazakujyana muri Blue Unity Motel. Mbona kuramutsa cyane uwitwa Bucumi ndetse n'uwitwa Kadete, abo ni abariyo bukuri, n'abandi bari rero muze mubashyigikire, ariko ntibivuze ko ari abariyo mugomba kwanywera gusa. Unahanywera uri umwaperi inzoga iramanuka, cyangwa se na fanta iramanuka, umuyovu iramanuka, ndetse ni naho habera ubusesenguzi bw'ibitekerezo bitandukanye. Nkubwira ko n'igisope kihabera hano muri Blue Unity Motel. Ngwino tuhasangirire, ngwino tuhasesengurire, ngwino tuhabane. Murakoze cyane.